Inshuti bakunzi b'urubuga rw'uburezi by'umwihariko abakunda uburezi Official TV turabasuhuza, turabaramutsa tubakunze twizera yuko mumeze neza, ariko kandi nabo bitameze neza mukomere, ntabwo biba byoroshye, ubuzima bugenda buhindagurika. Wowe rero bitameze neza mpore byose birahinduka. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza, kimwe n'uko uwo bimeze neza uyu munsi nawe ntabyirate, ejo bishobora guhinduka. Ngayo nguko rero niko ubuzima bumeze. Ngira ngo muri kumva yuko nanjye narwaye grippe, ariko ntabwo yambujije gukora ikiganiro cyanjye. Ndayifite ariko ejo izaba yakize, ubuzima bwongere busubire ku murongo neza. Munyihanganire rero, ntabwo mu by'ukuri ijwi riri buze kuba rimeze neza nk'uko bisanzwe, ariko kandi turizera yuko ubutumwa buri busohokemo buri bubashe kubageraho neza kandi buri bwumvikane. Uyu munsi rero murakomeza muganira na Fidèle de Jésus, akaba ari we mugiye kurebera hamwe ibijyanye na gahunda y'uyu munsi. Ikaba ari gahunda mu by'ukuri iri bwibande ku mwarimu Sacco, muri gahunda yayo y'ubukangurambaga ku bijyanye no kuzamura ubwizigame bw'abanyamuryango, aho iteganya yuko bwava kuri 5% bukagera ku 8%. Umwarimu Sacco ikomeje gushyira imbaraga mu gukomeza gutera imbere no kwishakamo ibisubizo birambye binyuze muri gahunda nshya yo kongera ubwizigame bw'abanyamuryango bayo, aho iteganya yuko bwava kuri 5% bukagera ku 8%. Iyi gahunda iri gukorerwa ubukangurambaga mu gihugu hose, aho abayihagarariye mu mirenge akaba ari abatowe n'abarimu hirya no hino mu mirenge, batangiye gusura ibigo by'amashuri kugira ngo babasobanurire iby'iyi gahunda, ndetse babumvishe cyangwa se banasobanukirwe neza ibijyanye n'uburemere bwayo, yewe n'akamaro kayo mu gihe kizaza. Duhereye rero mu murenge wa Rusarabuye wo mu karere ka Burera, aho umunyamakuru wa Idembe News, akaba ari ikinyamakuru dukesha iyi nkuru, yasanze abahagarariye umwarimu Sacco basobanurira abarimu ko gahunda nshya izakorwa. Abarimu bamaze gusobanukirwa n'iyi gahunda bahita bahabwa impapuro zo kwiyandikaho no gusinya, kugira ngo igihe gahunda yazaba yemejwe ku rwego rw'igihugu izahita ishyirwa mu bikorwa nta gutinda. Umwe mu barimu batashatse ko amazina ye atangazwa yatangaje ko basobanuriwe ko impamvu nyamukuru yo kongera ubwizigame ari uko inkunga leta yahaga umwarimu Sacco igiye gukurwaho. Byumvikane ko umwarimu Sacco igomba gushaka uburyo bwihariye bwo gukomeza gutanga serivisi nziza, gukoresha neza umutungo wayo no kwishakamo ibisubizo bidashingiye ku nkunga za leta. Yagize ati, batubwiye ko amafaranga ya leta yatangwaga mu mwarimu Sacco agiye kuvaho, bityo ko ari ngombwa ko koperative ishaka uburyo bwo kwigira. Niyo mpamvu bashaka ko ubwizigame bwacu buzamuka. Nubwo iyi gahunda ifite intego yo kubaka ejo hazaza h'umwarimu, abarimu benshi ntibyabashimishije neza. Mu by'ukuri ubona ko batabyakiriye neza ukurikije bimwe mu bitekerezo bagiye batanga. Hari abifuzaga ko ahubwo ya 5% isanzwe ikatwa ku mushahara ikusanywa nk'ubwizigame yagabanuka cyangwa igakurwaho burundu, kuko bavuga ko kuyikata bidahagije kugira ngo ibe koperative y'ubucuruzi yihagije ku rwego rwa banki. Abarimu bamwe baravuga ko umwarimu Sacco yagombye gushaka abashoramari aho kugira ngo ikomeze gukata amafaranga y'abanyamuryango bayo. Hari n'abagaragaje ko nubwo amafaranga bakatwa yitwa ubwizigame atari amafaranga bafiteho uburenganzira busesuye, ko batayakuriraho igihe bashakiye, ahubwo ngo niyo bayagujije umwarimu Sacco yabaguriza ikayabacaho inyungu kandi ari ayo bizigama. Umwe mu barimu yagize ati,
Ni gute umuntu yizigamira amafaranga ye ariko ngo ayagurizwe anayungukire? Nta burenganzira bwuzuye dufite ku bwizigame bwacu kandi ntitubasha kuyakuraho igihe cyose tubishakiye. Abarimu basabye ko ibibazo byabo bigezwa ku buyobozi bukuru. Mu biganiro byabereye ku bigo by'amashuri, abarimu baboneyeho umwanya wo gusaba ko ibibazo byabo bikomeye byagezwa ku bayobozi bakuru ba Mwarimu Sacco. Ibibazo byabo uko babigaragaje bikaba ari ibi bikurikira: akareka akazi, akaba yagenda atishyuye, iyindi mvugo akaba bihemu, akambura banke, uwamwishingiye ari we. Hari n'uwagaragaje ko hari aho umwarimu yisanze yishyura ideni ry'umuntu yigeze gusinyira kera. Basabye ko Umwarimu Sacco yiga uburyo bwo kwikurikiranira imyenda ku rwego rw'umukoresha cyangwa ku rwego rw'undi mwishingizi udafitanye ubucuti bwihariye n'uwahisemo kwambura koperative. Abarimu batandukanye batangaje ko kubona inguzanyo ntoya bitabafasha mu iterambere bitewe n'ibihe igihugu kirimo cyangwa se kigezemo. Bavuga ko umwarimu uhembwa amafaranga 500,000 atemererwa inguzanyo irenze 1,3 n'igice, mu gihe banke zisanzwe zishobora kumuha inguzanyo ingana n'ayahembwa yikubye inshuro 22. Bavuze ko amafaranga make bemererwa adashobora no kubafasha kugura amasambu cyangwa gukora ibikorwa binini by'iterambere, ahubwo ko binarangira amafaranga bafashe yakoreshejwe izindi gahunda zijyanye yego n'umushinga, ariko mu by'ukuri agashira umushinga wabo utararangira gushyirwa mu bikorwa. Abarimu bifuza ko gahunda y'abishingizi yakurwaho burundu kuko batanga impapuro ko umwishingizi wa mbere ubusanzwe ari umukoresha w'umwarimu. Bemeza ko bishoboka kubera ko banki zindi zikurikirana abantu bagerageje kuzambura. Sacco rero nayo yabishobora idakoresheje abanyamuryango bayo. Abarimu bagaragaje kandi ko hari ikibazo gikomeye mu gutinda kubona amafaranga kw'abafite konti mu Mwarimu Sacco. Hari aho byagaragaye ko abarimu bahembwa hagashira iminsi 3 batarabona amafaranga yabo. Byatumaga bamwe bajya gushaka amafaranga ahandi. Ibyo rero bakavuga yuko bibatera igihombo kuko bajya kuyashaka ahandi kandi bayasize kuri konti zabo, bitewe birumvikana n'ibibazo by'ako kanya bagenda bahura nabyo, kuko mu buzima busanzwe byo hari ubwo umuntu ahura n'ibibazo bitunguranye. Bifuza ko amafaranga menshi bakatwa ajyana na serivisi nziza, cyane cyane izikoresha ikoranabuhanga rigezweho, harimo na za serivisi za mobile banking. Abarimu banenze ko amakuru menshi akomeye ajya kumenyekana mu itangazamakuru mbere y'uko Umwarimu Sacco ubwayo uyatangaza ku mbuga zayo nkoranyambaga. Basabye ko Umwarimu Sacco yashyiraho uburyo bwo gutangaza amakuru yizewe mbere hose kugira ngo hirindwe urujijo n'ibihuha mu banyamuryango. Urugero rwatanzwe ni urw'inguzanyo y'ubuhinzi yashyizweho igenerwa abarimu bafite imishinga myiza. Kuba batarabimenyeshejwe hakiri kare byatumye amakuru atuzuye akwirakwizwa mbere, nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'Umwarimu Sacco binyuze kuri Twitter cyangwa se ubu yitwa X. Inguzanyo z'ubuhinzi zirahari, ariko zigenerwa abarimu bafite imishinga ifatika kandi igenzuwe neza. BRD itanga 90% by'amafaranga, naho Umwarimu Sacco igatanga 10%. Gusa ngo ni ngombwa ko umwarimu ategura umushinga we neza ukoherezwa muri BRD kugira ngo usuzumwe mbere yo kwemererwa inguzanyo. Abayobozi basabye abarimu kudatinya iyi gahunda nshya, ahubwo bakayisuzuma neza kuko igamije kubaka ejo hazaza h'imari ya koperative yabo. Basabye abarimu gusinya
amalisite kuko azifashishwa mu gufata imyanzuro ku nzego zo hejuru, ariko nanone babemerera ko nta mwarimu uzahatirwa kwemera gukatwa 8% hatabanje gukorwa ibiganiro birambuye. Ngayo nguko rero bari mu barezi banyamuryango wa koperative Umwarimu Sacco, muzajye mukurikirana amakuru ya koperative yanyu, mumenye na serivisi itanga. Mu gihe hari utabashije gusoma amakuru ishyira ku mbuga zayo nka website, ashobora no kuzajya asura ishami rimwegereye agasobanuza ibyo adasobanukiwe bakamufasha. Mukomeze kudushyigikira muri gahunda zacu zitandukanye. Mushobora gukanda ku kazogera mubona kuri screen zanyu, muduhe like ndetse n'ibitekerezo bitandukanye. Turabyizeye kandi turabyiteguye kugira ngo murusheho kuganiriza bagenzi banyu. Turabakunda cyane rero, mukomeze kunogerwa na gahunda z'uburezi official TV. Hakaba ari TV yanyu, TV ifasha abantu benshi kumenya amakuru by'umwihariko ajyanye n'uburezi. Ciao ciao.